Mu buryo rero bwo kumenya gushaka ibisubizo ibisubizo tugomba kwishakamo ubwacu, byo kuvuga ngo icyo gihugu cyiza tuba twifuza uburyo twakibongeraho, uburyo twakibona. eh, Reka twongere twibukiranye yuko eh, igihugu cyiza, iyo tuvuze igihugu ntabwo ari ukongera ngo tuvuge ngo ni ubutaka gusa, ahubwo ubwo butaka niyo bwaba bufite ubutunzi, niyo bwaba bwera uko bwaba bumeze kose, igihe abantu bakirimo bagihawe kugira ngo bakibyaze uwo musaruro, cyangwa se n'ubwo mibanire y'abantu yagombye gutuma ibintu abantu bagenda babana neza, bagira iyo ubwo busabane, ubumwe, amahoro, wo kumva ko batuje, umunezero ukwiriye. Ibyo ngibyo nk'uko tubibona ni uko ni ukuvuga ngo ikibazo kiri kuri ba bantu ubwabo, mu mibanire yabo. Kandi twabonye ko kugira ngo imibanire y'abantu ibane neza ni uko bashobora kuba bemera ya mategeko Imana iduha, ya gahunda we Imana ko ariyo nyir'umushinga wo gutura iyo yaremye abantu ibashyira kuri iyi si, ibaha n'uburyo bwo kubana, ibaha amategeko, ibaha amabwiriza, ibaha ibyo bagomba kwitondera kugira ngo Imana yabo igere neza. Ndetse n'ubu tubona yuko n'abashatse gukora amategeko bayandika mu bitabo byabo, mu gihugu kikandikira amategeko, usanga byose n'ubundi biba bishingiye kuri aya mategeko Imana yaduhaye, agomba kudufasha kugira imibanire myiza hagati yacu. None rero ahangaha aho tugeze, nuko tumaze kubona yuko iyo batubwira demokarasi, iyo turebye ubwo batubwira ngo ubutegetsi bw'abaturage bubereye abaturage ubwabo, bubereye rubanda, ubutegetsi bwabo bishyiriyeho, amategeko bwabo batoye, banonose bakavuga amategeko koko azabafasha mu mibanire yabo. Ayo mategeko akaba azabatuma bashobora kwisanzura, agatuma bashobora kugira ibyo bageraho by'umushinga bategura bakabigeraho, bakabagira mu bwisanzure muri byose. Ibyo ngibyo kugira ngo bishobore kuba byasigasirwa, ni uko hagombye kuba hari inzego zubatse neza, inzego z'ubuyobozi zubatse neza, zubatswe nande? Rubanda ubwabo nibo biyubakira izo nzego, barangiza izo nzego bakaziha inshingano. Niho twabonye yuko inteko ishinga amategeko ariyo intumwa za rubanda ziba zigomba kwitaho. Uruvuga ngo bari bafatanye na rubanda, nyine barabigize, baravuga ati dore ko amategeko tugomba kuba ameze, ayo mategeko kuko rubanda bavuga ati kuko iri biradukwiye, aya mategeko turabona tubereye, cyangwa se ntabwo bibereye, bakabyanga, bavuga ati turabyemeye cyane tubyemeye. hari baba bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo bagomba gukora amatora rusange, niba ari ikintu bagomba kwemeza, cyangwa kuvuga ngo referendum, bakacyemeza nyine muri bose, bakacyemeza bakavuga bati iki turacyemeje kandi kigiye gukorwa. Tukabona ko noneho hari inteko nanone yubahiriza tegeko, ariyo izamuka, bose bashinzwe gushyira amategeko mu bikorwa, ni ugushyira niyo mishinga mu bikorwa, ariyo twavuze la haute autorité de la fonction publique, cyangwa se urwego rukuru rw'abakozi rw'imirimo ya leta, ariko noneho bikaba bikuriwe na perezidansi. urwo rubaho umuyobozi mukuru, perezida. ubwo mwumva ko perezida urwo kazi kashinzwe ararebana n'uburyo ayo mategeko cyangwa se iyo mishinga cyangwa se ibyo ngibyo byifuzo byatanzwe na rubanda, n'aya mategeko yahawe n'ibindi, noneho bagashyiraho bagafata ingamba zo kugira ngo imirimo ikorwe, maze aricyo no gutera no gutera imbere igihugu, byose bigakorwa ari byo bireba bikazayoborwa n'urwo rwego rukuru
ari rwo rwa perezidansi. Ni ukuvuga ngo perezidansi ntabwo izaba ishinzwe ibyo gushinga amategeko, ntabwo ari ibyayo. Yizahabwa ahubwo amategeko azaba yahawe kugira ngo bagomba gukurikiza, yatanzwe n'ano mategeko, rubanda nibo batanze amategeko, nibo bayiyemereye. noneho urukiko inteko ya gatatu, urundi rwego rwa gatatu nanone rukaba urwo kureba, ari rwo rw'ubucamanza, rukareba rugakemura amakimbirane cyangwa uwanyuranyije na bya bindi byemejwe n'aya mategeko. Ibihano byabo biba byarateguwe, byaranditswe, byaravuze bati uzakora iyi, uzarenga kuri iki, dore ikosa ry'ukuri, dore uko igihano cye kingana. Ibyo byose ntabwo ari ibintu abantu baba bashobora kwihimbira ubwabo. Ni ukuvuga ngo izo nzego eshatu zikomeye zatanga amahame, zasigasirana ko iyo mibereho myiza y'icyo gihugu abantu bifuza. Urumva ko kandi ni ukuvuga ngo byagenda muri wa mushinga Imana nayo ubwayo yiteguriye, uwo mushinga uzatuma abantu bayo, abana b'Imana cyangwa se birema abo bantu Imana yishyire muri gahunda yayo, bagira imibereho kuko bikwiriye, kuko Imana yabishakaga. Urumva ko icyo kintu kiba kigomba kwitabwaho aho ngaho. Mu ntore nayo tukaba turi kureba nuko tuvuga tuti demokarasi. Iyo demokarasi mbese hari aho ahantu iri. Nizo mpamvu niba twakwibaza cya kibazo tuti mbese igihugu twifuza hari ahandi twaba twarakibonye ku buryo ari byo twaheraho? None se kuki noneho mu bisubizo byacu dushaka gukemuza ibibazo bituremereye, dushobora kugenda tukavuga ngo ahantu n'aha ngaha ngo babigenza bake, ngo aba n'ababikora bake, ngo aba n'ababikora bake? We kuki mushaka kurebera aho ngaho? Kandi nabo ubwabo byabayobeye. Ngaho murebe mu mahanga, ku isi hose aho muri, mumbwire muti dore igihugu kigera ku mahame aho rubanda koko ruba rufite ubwo butegetsi, ruha abayobozi ubutegetsi bagomba gukorera, kandi rukabuha kugira ubushake. Ni hehe? Ni hehe rwose? mumugiraho mumbwire. hari aho mubona? Niba ntaho, ni gute twebwe no twajya gushaka ibisubizo dushaka kuvuga ngo hano habakora bake, ngo naho bakora bake? Hariho nagaruka mu kibazo nagize gukomozaho. Mbese icyo gihugu cyiza twifuza, amashyaka niyo yakidufashamo kukibona? None se iyo tuvuze demokarasi, ni ukuvuga ishyirwaho ry'amashyaka, ni ukugira ngo turusheho gutekereza neza. Kuko impamvu ivuga ikintu kandi nkarushaho kugitsindagira cyane ndetse nagitinzeho cyane akenshi, nigeze kubwira abantu mu gihe ibihe byatambutse bavuga nti nyabuneka niba mubibona neza, murabona ko amashyaka ntabwo aza yunga abantu ngo bashyire abantu mu bumwe, ahubwo arushaho kurema ibice. Bwa bumwe bwagombye kubaka abo bantu ngo bitume barushaho kugenda bafata icyo ibibazo bafite, cyangwa se ngo n'ibyo byose babyigire hamwe, bashyiraho amategeko yabo, ayo mategeko agomba kubayobora, ahubwo bo bagendera ku byo amashyaka yababwiye. Ubwo ni ukuvuga ngo ishyaka ryageze ku butegetsi, niyo ryagera ku butegetsi rifite amajwi 52%, abandi 48 baba nk'aho birengagijwe, 48% baba birengagijwe. Noneho abandi bakababwira bati tugomba kubajyana muri gahunda twateguye, kubera ko twebwe twagize dute, twe twatsize, twagize 52, mwagize 48. Ngaho ni mu ndebere mikorere nk'iyo ngiyo.
abo bantu murabona bashobora gushyira hamwe, bashobora kubaka ubumwe, bashobora kuvuga ngo iki kintu koko tugikore mu buryo ubu n'ubu. Ngaho noneho mubifata ibyo bintu noneho mubijyane nko mu gihugu cyacu nka kiriya cyazahajwe n'urwango, ubugome bwageze ubwo bugera ndetse no mu miryango, bikagera ubwo noneho umugabo ashobora kuba atagira icyizere umugore we, umugore akaba atagira icyizere umugabo we, abana bakaba batagira icyizere ababyeyi, ababyeyi batagira icyizere abana. Ngaho noneho jyanamo ibyo bintu bimeze bityo, uvuga uti bamwe munyoboke, abatanyobotse namwe ubwene muzayoboka, nuko hari mufitani mushobora kuyoboka, hari irindi shyaka mushobora kuyoboka, cyangwa se bakayoboka irindi. Murebe icyo kintu kiba kimeze. Ingorane zarushaho kwiyongera haramutse bavuze bati mwese mukore uko mwishakiye. Twese noneho bamwe baza bavuga ati twebwe tubazana intekerezo zacu muzikurikize, n'abandi bati muzikurikize. Ni ukuvuga ngo turi ubwo buryo bwo gutekereza gutyo, uruvuga ngo hari abantu batekerereje abandi, ibigiye gukorwa bigiye kuva hejuru bimanuke bigana kuri rubanda noneho ihabwa amategeko igomba gukurikiza, aho kugira ngo rubanda ahubwo ariyo itegura amategeko noneho iyereka icyerekezo n'ibyifuzo byayo aho ibintu bigomba kugana, ngo noneho babandi ahubwo bo batekereza uburyo ibintu bigomba kujya mu bikorwa. Noneho ubwo icyo bagiye gukora baravuga bati twebwe twabitekereje gutya, dore uko tugiye kuzabikora, none muze. Ni ukuvuga ngo niba abandi 52 bavuze ngo muze, babandi 48 bagiye kuza bagononwa, kuko ntabwo n'ubundi uwo mushinga ariko ntabwo ari kuba nabo ntabwo bashakaga. Niba bagiye kuza banagononwa, ni ukuvuga ngo ibyo bagomba gukora abo ngabo 48 ntabwo bazaba babishyigikiye, ndetse bafite no niyo byari byiza bafite no kubyanga, kubera gusa ko n'ubundi ntacyo bahuje nabo bashaka kwanga ibyabo, bakabyanguza kuba kubyanga. Icyo gihe ukuvuga ngo ibyo bashaka gukora ntabwo, mu gihe bamwe bazajya bashaka kugira bazagwa kubikora, abandi bazajya bashaka ikindi kintu cyatuma ahubwo bitagerwaho, nguko ako kaduruvayo bizaba bimeze gutyo. Ngiyo mikorere tubwira tubona no hirya hise hose ku isi. Noneho babandi ba nyiruku gushyira iyo bitwe bo ubwabo kenshi usanga ndetse baba biziranyeho, kuko baba bambuye imbaraga rubanda, kuko rubanda nibo bafite izo mbaraga zagombye gutuma bakumira ibibi byose bishobora kuba byaturuka hirya hariho hose. None abo ngabo bakibonera uburyo bwo kugira ngo bashobore kwikorera ibyo bishakiye, kubera ko nta babonye kubarwanya. Niba abandi n'ubundi nabo abo ngabo babaciyemo intege, babaciyemo ibice, nta mbaraga bagifite. Noneho abandi bagira kubacamo abo ba nyira bayobozi mu mashyaka cyabo bo hagati yabo bashobora no kwiyumvikanira. Ni ukuvuga mu mugambi wabo, kuko akenshi usanga niba bari gukora bityo baba birebera inyungu zabo kurusha ko bari imbere y'inyungu z'igihugu zavuye n'igihugu. Ibyo ngibyo twajya tubibona hose. Nizo mpamvu nongera nkatsinda iravuga nti ntaho izo demokarasi tuvuga tubona yanditswe mu bitabo, nta hantu ndi kubona ikurikizwa, ntaho. Kubera ko imikorere niyo yo kuvuga ngo bive hejuru bijye hasi, mu cyongereza cyo ngo ni na approche bita top down. Iyo management ya top down uvuga ngo ubwo buyobozi utange intekerezo ibe hejuru, noneho abo hasi bo baba abantu gusa bakurikiza ibintu. Imikorere nk'iyo rero ahubwo hari ikindi ahubwo gikorwa imikorere ya demokarasi ahubwo yo ikora mu buryo bunyuranye n'ubwo ngubwo. Nizo mpamvu ndi kubemeza yuko ngo amashyaka yo ntabwo yakemura icyo kibazo, ntabwo yajyana abantu muri demokarasi y'ibyajo. Nizo mpamvu tuvuze demokarasi ntabwo ari ukuvuga amashyaka menshi.
demokarasi ni iyo mikorere, ahubwo ni igihe izo nzego ubwazo, izo nzego eshatu urushinga amategeko, urwubahiriza amategeko n'ubucamanza, ibyo byose bikora mu bwisanzure, nta na kimwe kivanga mu mikorere y'ikindi. noneho abo bose kandi bakaba bashyizweho na rubanda. haba rubanda niba yitegurira amategeko igafatanya n'izo ntumwa zayo, intumwa za rubanda, kugira ngo mubyumve neza ibyo tuvugana ngo abadepite bagashyiramo, bakaba bashyizeho amakomisiyo kugira ngo anonosore ibyo ngibyo, namara kubinonosora bavuga ati dore umushinga w'igihugu nguyu, dore ibintu dushaka kugeraho ngibi, ibyo byose bishaka kugerwaho, ibyo bashaka, icyerekezo cyose bashaka gufata, ibyo bashaka, ibyo babona ibyo byemezo bigomba gufatwa bakabifata, ahubwo no bagaha ba bandi bashinzwe imirimo na hote autorité de la fonction publique ariyo presidence, abo perezida n'ikipe ye bo bagakora ibyo bahawe n'ibyemezo byafashwe na rubanda. igihe atabitunganya uko rubanda rushaka, rubanda rukavuga ati degaje tuvire mu nzira, ibyo twaguye ntabwo abikoze, kuko n'ubundi uwo nguwo aba ari umukozi wa, nk'uko umukozi aba ari muri entreprise, diregiteri wa entreprise ntabwo yikorera ibyo ashatse nawe, iyo babonye ibyo ashinzwe atari ibyo ari gukora, ba nyiri entreprise bamushyira, bamubwira ati degaje tuvire ahangaha, bakamusimbuza undi. n'ibyo niko n'igihugu cyagombye n'imikorere y'igihugu uko byagombye kugenda. abashinzwe gukora ibyo ngikuru no kubahiriza ibyo ngibyo, bari kuvuga ngo abashinzwe kurenganura abo ngabo abacamanza nabo bagomba kuvuga ati koko ibintu bigiye mu buryo nibwo niko bigomba kugenda, niko dore niko byemejwe, dore ngibi, ku buryo naho ngo nta n'umwe ugomba kugononwa. baba bakoresheje amategeko, bakoresheje byose, nta wagiye nyuma y'amategeko, ahubwo bya bindi byemejwe, ni ukuvuga ngo nta n'umwe wagombye kugonona. iyo myumvire rero, ngarutse kuri iyo cyerekeye n'imyumvire, ni ukuvuga ngo imyumvire ya demokarasi iyo ibigomba kuva hasi izamura hejuru igana hejuru, nibyo bita bottom up. ni ukuvuga ngo abaturage cyangwa se rubanda bo bafashe ibibazo, babihaye mu icyerekezo, noneho babandi bashinzwe kubishyira mu bikorwa bo bagiye kureba uburyo bikoshyira mu bikorwa. ni kimwe, niko babwira nti proje, dufashe nk'aho ukuntu uburyo proje ikorwa, abantu bakora proje, noneho hari ikipe ya pilotage. iyo kipe ni ukuvuga ngo abo bashinzwe kuzabishyira mu bikorwa, kuyobora uwo mushinga, ari umushinga wizwe, ubwo ni ukuvuga ngo ni rubanda yatanze umushinga. ikipe ya pilotage nabo ngabo ya haute fonction, la haute autorité de la fonction publique, ubwo ni ukuvuga ngo la fonction publique ifite chef wayo, haute autorité de l'autorité publique ariyo de la fonction publique ariyo la présidence, bo bakaba aribo none bashyira ibyo bintu, bayobora uwo mushinga, bakawuganisha mu cyerekezo y'aho ugomba kugera, naho uko wateguwe. abandi noneho nabo babandi bashyirwa abacamanza, bo ni ukuvuga ngo cyangwa ni ukureba iki, niba hari icyagoramye, niba hari uvuze ati hari ikigoramye ahangaha, dore kandi ubikoze ngo uruvuga ngo baravuga ati dore ko itegeko rivuze, itegeko dore uko rikemura icyo kibazo, abo bagakemura ibibazo muri ubwo. murumva rero, ntatinze cyane kuri iyi ngingo, amashyaka yo afite imikorere yo gutanga intekerezo zabo bakazibarira abaturage bagakurikira. none ikindi kibazo kivutse cyangwa mu mashyaka ni uko baba bagiye gukora icyo twita cloisonnement. ni ukuvuga ngo ubumwe bwagombye guhuza abantu, ubwo bumwe ntibwashoboka, kubera ko buri wese agomba agira ishyaka ryaho hari, undi akagira ishyaka ryaho hari, undi akagira ishyaka ryaho hari, mbese hakaboneka ibice bingana n'umubare w'amashyaka.
ibyo bice bingana bityo kugira ngo ntawe uba kubihuza ntabwo biba byoroshye. ngisi ingorane rero ziba zivutse. niyo mbabwira noneho ahantu hari ikibazo kimwe nkatwe iwacu dufite ikibazo noneho rwose cyahageze ubwo kigera kure cyane kigasenya n'imiryango, kugira ngo noneho ukizanemo n'amashyaka ngo ugiye gukemura ibibazo by'abanyarwanda, aho ngaho nta cyashoboka, ntabwo byashoboka. ndagira ngo umwana ashobora kubona ashobora kubyumva. igishobotse ahubwo ni ukuvuga ngo icyo kintu kiduhuje gishobora kuba gishobora gutuma twumva ko nta cyagumye kutwinjirana, ko ahubwo tugomba gushaka uburyo dusohoka muri ibi bibazo. ni ukuvuga ngo ikibahuje cya mbere gikomeye ni icyo kintu cyashenye ubumwe bwanyu. icyo ngicyo nicyo giye kuba umurunga. ni ukuvuga ngo akaga twahuye nako, ako kaga katumazeho abacu, katumye abantu basubiranamo kugera ubwo bagera ku rugushyano ku rwego rumeze nk'uku none ubu biri kugeza na n'ubu, aho noneho umuntu adashobora kwifuriza mugenzi we icyiza, aho ahubwo ashobora kuba abereyeho kugira ngo uvuge ati njye nsohoze imigambi y'ababi gusa, agakora ibyo akora akagikora atitaye ku mibereho ya mugenzi we. ibyo bintu kugira ngo iki kibazo kizongere hakeneye ko iyo mitima isanwa. murumva isanwa, nyabuneka nyir'umushinga yaduhaye amategeko, aduha amabwiriza tugomba kugenderaho. icyo ushaka ko mugenzi wawe agukorera, icyo ushaka ko bagukorera baricyo nagukorera mugenzi wawe, kandi umva neza yuko mugenzi wawe ugomba kumwunganira, umubere inyunganizi. ibyo bintu kugira ngo byongere byubakwe mu mitima y'abanyarwanda muri rusange, ba nyiri gusobanukirwa n'ibyo, ubwo ndavuga abanyamadini, abayobozi bakuru b'amadini, nimufate uwo mwanya rwose mwongere mwibutse abantu, mubabwire muti nyabuneka dore imitima yarangiritse, dore nyabuneka idusane imitima, maze twongere tugire ubwo bumwe bushobora kuba bwatuma dushobora kuyabera. ibyo rero nimo amashyaka nyabuneka abatubabariye yumve ko icyo kintu kidashoboka ko yazana ngo ashyiremo bimwe nk'ibyo arimo gishigisha ntavura. ntabwo waza kuzana noneho ibice rero kubw'inyungu zawe ngo noneho abantu be bashaka kuba bakongera kuba neza. hari igihe abantu bajya numva bavuga impinduka, ariko hari igihe impinduka abantu uko bayibona kubera ko batekereje ko ikibazo nari cy'umuntu runaka uri umuntu uri ufite ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi, nubwo nawe yaba abifitemo uruhare, ariko imitima y'abantu ubwabo nayo ntabwo imeze neza. iyo mitima y'abantu nimera neza, sinzi impamvu bazumva ko bagomba kuzashyigikira cyangwa se bakumva ko batuje, bashobora kwemera ko ikibi kibakorerwa cyangwa nabo bakagiramo uruhare rwo gukorera abandi nabi. ibyo ntabwo byagumye kubaho. niba kugira igihugu cyiza mwifuza, igihugu cyiza twifuza gishobora kuba cyabaho, nuko niyo mitima nayo y'abantu none yabanza igasana. iyo mitima kugira ngo isanwe, nongere mbisubiremo, njyawe ku banyamadini, ni ngombwa ko abantu bafite urwo ruhare runini, kuko mu gifaransa babonera kire damu. iyo mitima ikeneye kunyuzwaho uburoso, iyo mikungugu, iyo myanda yindi rwose igahungurwa, bakongera agasubirwamo umutima muzima kimuntu, bakumva ko hagomba kuba icyo kintu cy'urukundo rugomba kubaka abantu, bigatuma ako kaga twabanyemo, ako kaga kabayeho, ndetse n'abagakoze n'abagakorewe bakumva ko nubwo bwose ibyo byabaye, ariko nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ikibi cye kutunesha ahubwo tukinesheje icyiza. n'ubu ari mu Baroma igice cya 12, ikibi cye kutunesha ahubwo ikibi tukinesheje icyiza. niyo abarakore wagiriwe nabi, ariko n'ubundi ntabwo uramutse ushatse no gushaka igisubizo nawe ugira nabi, ntacyo byageraho. ahubwo akatubwira ngo guhora ni ukw'Imana.
ndetse ku muntu ufite umutima wamaze gusobanukirwa n'iby'ijambo ry'Imana, w'icyo gihe aravuga ati uriya muntu umeze kuriya yangiriye nabi nibyo koko, ariko icyaba cyiza ni uko yahinduka umutima akaba muzima, akaba yagira icyizere yakora, yenda akaba yasana n'ibyo yangije. Mbese ibyo ntabwo ari byarushaho kuba byiza? ariko hari ukuntu njya nigira igitege nigize kwibaza ku bintu nk'ibyo nkavuga ariko ko hari igihe umuntu uko bavuga ati umuntu ni mubi, uyu muntu ni ruvumwa, ndetse umuntu akavuga ati wabishobora wabona icyo yamukorera kibi yagikora. Nagize kwibaza ariko ko Imana batuvuga ko Imana ari inyabuntu, ari inyambabazi, ko nta kitababarira, wowe ikakubwira uti ikati byose kwifuriza mugenzi wawe ibyiza ni imwe mu mahame mufite, kandi nawe uruvuga ko uri umwana w'umuntu w'Imana, kandi nawe wumva ko ugomba kugera mu mucyo nguha, wahabwa uti nibyo koko. None ku byo wangirijwe, ku byo Imana ikakubwira iti ngaho mpa agaciro k'ibyawe byose, noneho mbiguhe, nishyure ibyo ikakabaro k'ibyawe, gaha agaciro wumva ushaka. Atariko nubwo uriya bwose yagukoreye nabi, ngiye kumuhindura, kandi noneho we ndamukubira kabiri y'ibyo waka. ndagira ngo uyu ni umukoro ngira ngo basigire, musigare mubitekerezaho, noneho mwibare mutekereze icyo kuri byagenda, ni ikihe gisubizo watanga? wavuga ati aho kugira ngo umukubire kabiri, ndemera nka mukondi, aho kugira ngo umwongerere ndemera nka mukondi, apfa gusa kutazongera kugira ikindi amurera kibi. Ariko niba uvuze ngo noneho uramukubira kabiri, oya, urabona ahubwo wari uvuze ko yenda byose bimwambura, ntasigire na kimwe asigarana, ko ariko waba utanze ubutabera koko? ahubwo ariko tuba twirengagiye ikintu kimwe, ubugingo bwe bw'uwo muntu nubwo yakoze nabi bwose, kurimbuka kwe ntacyo byakemura ku bibazo n'umuntu ufite. ahubwo ikintu dushobora kuba twirengagije ni uko Imana ibikubwiye ati ndamuhindura umutima, ndamukiza bya bindi yakoraga kubera sekibi wari uramwaritsemo, uwo ndabihanagura muri we, kandi uwo ndamukubira kabiri cyangwa se mukubire n'icumi, namukubira 10, none akagira nta mutima mwizima, ahubwo noneho agahita ababazwa n'ibibi yakoze, noneho muri kwa kubyihana agafata ahubwo noneho bya bindi byose akagenda ajya kureba abandi yagiriye nabi, akavuga ati nyabuneka mumbabarire, ndetse nawe bya bindi bari baguhaye, ndetse akagaruka akanakongera avuga ati rwose nawe nakugiriye nabi, tidore rwose. none aho ngaho urumva ko aho ni ubwo wahita uvuga ati yo ati ko burya ati igisubizo nari ngiye gutanga cyane ntabwo cyari cyo. Ibyiza ahubwo ni uko umutima we uhinduka agasana ibyo yangije, ndibwira ko aricyo cyangombwa kiba gikenewe. natwe niturebe neza, turebe mu bibazo dufite, turebe igihugu dufite nk'abanyarwanda, turebe ukuntu twagiraniye nabi, turebe ibibi biharangwa n'ubu ngubu. mbese ye tutagendeye kuri iri jambo ridufasha rivuga ngo ikibi cye kutureza ngo tukinesheje icyiza, niba uwagiriwe nabi nayo yahagurukira ngo reka mugire nanjye ngire nabi, niba uwo ngo byahagarukira he, byahagarara hehe? njye ndibwira ko igihugu cyiza twifuza, cya kindi
twavukijwe tutashoboye gukuriramo, bamwe ubu tumaze kugera mu myaka y'ubusaza, ndetse n'abatubanjirije nabo igihe amahirwe ntibabigize bagira. Njye ndi abakiri batoya cyangwa se n'abazaza mu gihe kiziri imbere nacyo bagombye kuza bagasanga icyo gihugu cya kiri kureba kivuga ngo akaga twahuye nako n'abakazanye, ibyo bintu ntabwo ntibizongera hano, ntibizongera. Inzego zirakenewe, inzego zikora kandi inzego zishyiriweho na rubanda, zahawe amabwiriza na rubanda. Izo nzego kandi zigakora bose mu nshingano zabo bativanga. Nta ubutegetsi bukaba bw'abaturage, ubutegetsi n'ubu bwa perezida. Perezida ari aho ngaho kugira ngo ni la haute autorité de la fonction publique, niwe akuriye urwo rwego kugira ngo bashyire ibintu bikorwa bashyire imigambi ya leta mu bikorwa. Ariko ntabwo noneho yagombye kujya kwivanga avuga ngo uyu nguyu iki ngiki yatera igihugu gutegeka niyo bavuga. Nizo mpamvu abwira ntimwe mushaka kuvuga ngo wenda ngo ibyo bintu ngo handi ngo bimeze bityo, ngo handi bakora batya, ngo perezida ngo niwe uyoboye byose, ngo niwe mucamanza mukuru. Oya, ibyo niba bimwambure nubwo ntazongere kubitekereza gatoya. Ubucamanza bugire la haute autorité de la magistrature idafite hure na presidence. La haute autorité de la fonction publique ikaba ari la presidence ukwayo, ntabwo igomba kwivanga mu by'ubucamanza, kuko ubucamanza ni wifite inshingano bwahawe na rubanda, ni yabwo niyo rero. Presidence nayo ifite ibyo yahawe gukora, kuyobora abantu, mu kuyoboramo abantu. Ntabwo yahawe ubutegetsi n'ubw'abaturage. Noneho abo ngabo abaturage n'intumwa zabo bo bashyiraho ayo mategeko, kandi bakagenda babona igomba guhinduka kigahindurwa. Bakaba rero baba bafite navuga ngo baba bafite ubutegetsi, aribo bafite, baha gahunda, aribo batanga icyerekezo uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo bimeze bityo ntabwo abacanshuro bazabona aho bazinjirira, ntabwo bazaza ngo baranyura ku muyobozi runaka. Oya, ahubwo ntabwo bizabagora kandi kugira ngo bagende begera abaturage, bajye kuvugira abaturage byabo. Ubutaha nzagaruka kuri iyi ngingo ngerageza kubereka ukuntu noneho iyo mikorere yashoboka, n'ukuntu b'abaturage b'abantu batuye ahantu bahirirwa bahinga cyangwa bari kurwana n'inka n'amatungo byose, abo ngabo bakubitwa buri munsi bafite udutaro, ni gute bagirirwa bakongera kwisubizwamo icyizere cyo kumva ko aribo bafite ubwo butegetsi? Nababwiye nti kubera ko bafite abaturanyi babo, yenda bamwe ni abanyeshuri, ni abakozi ba leta aha n'aha, ni abacuruzi, hari mu mahanga hirya hino nk'uko tunyanyagiye ku isi hose. Abo bose dufite ahantu duturuka. Abo bose ni ukuvuga ngo abo ngabo twese hamwe, ari uwo wari wabyutse mu gitondo ajya kurima, na wa wundi wabyutse ajya mu biro, na wa wundi wari uri hehe kure, bose bakongera bagahurira hamwe, bakicara hamwe, bagatekereza kuri ayo mategeko n'ibindi byose bibakorerwa, bakavuga bati dore icyerekezo ngiki, barangiza bakabwira ubuyobozi bati ubuyobozi ngo igihugu cyiza twifuza ni igihugu gifite inzego zikora kandi zikora mu bwisanzure, zigendeye ku mahame, ku mategeko abaturage babahaye, kandi amategeko n'ubundi natwe uko nyir'umushinga ari we Imana yacu ntabwo yigize igira ikintu yaduha kitugoye, kandi natwe ibyo yaduha byose kuko bari mu nyungu zacu no mu bushake bwayo, natwe nicyo tuhita tucyakira neza. Ni nako natwe twabishyira muri ayo mategeko agomba kutugenga, ibibazo ibintu byose bikagera neza. Nuko rero tuzagira ikindi gihe cyo gukomeza, cyo gushaka kurushaho kugira ngo tujye imbere. Ubwo ni namwe mubonereho niba hari n'ibindi bibazo mwashobora kubaza kugira ngo turusheho kwimbika,
buri kubyandika kugira ngo no turusheho kunonosora izi ngingo, maze noneho dushobore gushaka n'igisubizo mu buryo bukwiriye. Nuko mukomere murusheho kureba hirya hino icyerekezo nyacyo gikwiriye cy'ukuntu twasohoka mu kaga. nizo babwira nti uyu ni umushinga tugomba gutegura ubwacu, ntabwo umuntu umwe yawutegura, ahubwo ni umushinga wacu nk'abanyarwanda, cyangwa kandi n'abandi nibwira ko nimara kuba umushinga nk'uko tubona, murabona ko wabera n'abandi, nk'uko babwira ngo nta hantu hamwe n'ubu ngubu tubona hari demokarasi. sinzi niba hari uhazi azatubwira twandikira ati yenda koko ahantu n'ahari ahantu iri yenda twamenyeraho. ni ukuri mukomere tuzi mujye kurushaho kujya mbere, mugire ibihe byiza, mugire ishyaka ryo gukunda ibyiza, mwanga ikibi cye kutunesha, ahubwo tukinesheje icyiza. ni amagambo bari mu Baroma igice cya 12 umurongo ntabwo mwibutsa neza, ariko wenda arahajya kurangira, ntabwo mfata umwanya wo kuyareba, ahubwo rero tujya mu mutsi bivuga ubutaha. mukomere mugire mu bihe byiza, turi kumwe n'ingenda.